nimugire impagarikiye n'ubugingo, maze nyakugira ubutangwa ari we Nyagasani, ndavuga ubuzima, akomeze abane namwe abarinde, mugire amahoro. Umugani, umwandiko w'uyu munsi uragira uti: Nyiramubande. Habayeho umwana akitwa Sabera, ntamenye Nyiramubande icyo ari cyo. Umunsi umwe aragiye mu gikombe, sinzi uko yaje gukabukira inka, ako kanya yumva ijwi rimwigana risa n'irivugira mu gihuru cyari hepfo ye mu kabande. Biramutangaza, bituma ahamagara ati yewe yewe. Ijwi risubiramo riti yewe yewe. Umwana arangurura ijwi ati uranyiganira iki wambwa we? Ijwi risubiramo riti uranyiganira iki wambwa we? Nuko birakomeza rubura gica. Sabera ararakara cyane, maze si ugutuka igihuru yivayo. Cya gihuru nacyo si ukumusubiza, birakomeza rubura gica. Noneho akirohaho ashakisha umwana umwigana ngo amugirire nabi, ariko ntiyamuca iryera. Nuko amaguru ayabangira ingata, yiruka ajya kuregera nyina, uwo mubisha wihishe mu gihuru, akaba yiriwe amutuka. Nyina aramubaza ati yagututse ngo iki? Sabera aramusubiza ati nikabukiriye inka yari igiye kona, ngiye kumva numva ijwi ry'umwana rinyigana riturutse mu kabande mu gihuru gihari. Mpamagara uwo mwana nti yewe yewe, aho kunyitaba akomeza kunyigana. Birandakaza cyane, ngerageje kumwiyama atangira kuntuka. Nuko ndamanuka ndamushakashaka ndamubura. Nyina araseka cyane, ariko kumubwira ati wivuyemo ubwawe, umenye ko nta magambo yandi wumvise atari ayawe mu kanwa kawe. Uko wibona mu mazi cyangwa mu ndorerwamo, ni nako iyo uvuze cyane ijwi ryawe rihura n'umusozi rikakugarukira risubira mu byo umaze kuvuga. Iyo uvuga amagambo meza niyo uba wumvise. None ibyo umaze kumbwira biranyumvisha ko umaze kuba umwana mubi. Usigaye utukana, uherukiraho. Ikindi kandi, ubwo udashaka kugirirwa nabi, nawe ujye wirinda kuyigirira abandi. Iyi ni inyigisho nziza kuri buri mubyeyi wese yaha umwana we. Abana mujye mwirinda gutukana, ni byiza cyane.